twatangiye. Yes guys, reka twongere tubaye ikaze rero kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Arwaga Culture Live TV. Rero twagiye tubigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibijyanye na vola, ibijyanye no gushyiramo vitesse, ferium ndetse na ziriya pedale, yaba embrayage free cyangwa se umuriro. Uyu munsi rero tugiye kujya kuri circulation. Turi mu muhanda wa kaburimbo, tugiye kubereka uburyo umuntu atwara imodoka mu muhanda wa kaburimbo neza cyane. So icyambere rero ubundi twaye imodoka mu muhanda uburyo buri professionnel cyangwa se bw'ubunyamwuga, ku buryo twara umuntu akaba yizeye umutekano we. Burya hari igihe utwara umuntu akagenda amaso yamuvuye mu mutwe cyangwa se afite ubwoba bitewe n'uburyo ufashe vola. Ariko uburyo bwiza bwa mbere bwo gufata vola buri professionnel ni ugufata vola gutya. Iyo ufashe vola gutya n'umuntu utwaye abasha kwizera ko rwose uri bumugeze ahajya amahoro, ugashyiramo vitesse ukongera ugafata vola yawe neza. Bose mwari ntaguciye mu ijambo, uburyo bwiza bwo gukata vola nubuhe? Uburyo bwiza bwo hari abantu bayikatisha ukuboko kumwe cyangwa se akayikata yinyereraho yinyereraho. Biriya rero babyita kwiranda. Buriya iyo utwaye nk'abantu b'abayobozi kirazira kugira ngo cyangwa utware vola wafunze isambusa gutya. Ufunga isambusa gutya, ufunga isambusa witwaye cyangwa se utwaye nk'abajama bawe nkuko turi kugenda. Cyangwa se uri kwemeza sheri wawe. Cyangwa se umuntu uri kwemeza sheri wawe yicaye aho ngaho ugira ngo umwereke kurenza. So rero gutwara imodoka neza ufashe vola kuyifata gutya. So ku kijyanye na vitesse rero, buri gihe iyo umuntu ahagurutse ikinyabiziga aba agomba guhagurukira muri vitesse ya mbere. Hano byanditseho abereka gatoya. Hano byanditseho iyi ni vitesse ya mbere, kabiri, gatatu ni hagati, kane, gatanu na reverse. Ariko icyitonderwa, hari ibintu bibiri iyo wabimenye vitesse uba wazimenye. Iyo wamenye vitesse ya gatatu ukamenya vitesse ya kane, vitesse yose uba wayimenye, kubera ko vitesse ya gatatu iba hano hagati. Iyo usunitse gutya gusa ujyana imbere aba hagiyemo gatatu. Niyo usunitse gutya uzana inyuma gusa hajyamo kane. Bivuze ngo izindi ni iburyo n'ibumoso. Niba ushaka kabiri ni uko ushyira hagati na hagati n'aka karongo nyine kagabanya vitesse uri kubibona. Iyo ushaka kabiri urahengeka gutya ku itako ryawe ukazana inyuma. Iyo ushaka rimwe usubiza hagati ugahengeka n'ubundi ukajyana imbere witonze. Bivuze ngo niba ushaka gatanu ni uko uzahengeka gutya ukajya hehe imbere nanone. Vitesse icyo gihe uba wazimenye. Ni reverse isobanuye isobanuye reverse, ni uguhengeka ukajyana inyuma, kuko turi kujya imbere ntabwo twashyira muri reverse. So rero iyo uri mu muhanda utwaye ikinyabiziga, umuhanda ugira ibice bibiri. Hari igisate cyawe cy'iburyo nk'uko mu Rwanda dutwarira iburyo, hakaba n'igisate cy'ibumoso. Bivuze ngo nubwo kuri wowe ari ibumoso, uri guturuka hariya ni iburyo bwe. Mu Rwanda dutwarira iburyo bwacu ikinyabiziga. Aha rero ni ukuvuga ngo iyo utwaye imodoka wenda asa nk'umurika hari imbere, iyo utwaye imodoka uba ugomba kwita kuri iyi mirongo. Ntabwo ugomba kurenga uyu murongo urombereje, nta nubwo ugomba kurenga mu uyu murongo. Mwadusonera mwari mu kucyerekeye n'imirongo yo kudepansirizamo niyo kudadepansirizamo. Urabona uyu murongo ko ucagaguye. Kuba ucagaguye urabona ko tureba imbere byibuze muri metero 500. Iki gihe rero kudepansa biremewe. Tudepansiriza he? Tudepansiriza duciye ibumoso bwacu. Dawe ikinyabiziga ugiye kudepansiriza. Suppose wenda ngiye kudepansa nuko nitiza iki gisate nkabanza ngashyiramo ikinyoteri, kaza muri iki gisate. Reba hano turi mu gisate cy'abandi, wamara kudepansa ukagaruka hehe iburyo bwawe. Wayibonye? Nabibonye cyane. Hanyuma iyo bavuga kubisikana nyine nuko ikinyabiziga kikunyuraho nawe uko kinyuraho, tuba turi iburyo bwacu twese. Uriya bari iburyo bwe, nanjye ndi iburyo bwanjye. Bivuze ngo kubisikana bikorerwa hehe iburyo. Hanyuma aribyo bita depassement, cyangwa se kugenda kugira ngo iyo wihuta, iyo ushaka kwihuta ubona ikinyabiziga kiri imbere yawe ugira ngo ugiceho, ugomba kugira gute? Gato hariya tuvuze kunyuranaho, kunyura ku kinyabiziga nuko ushaka kwihuta ukagisiga, urakidepansa ukagicaho. Hanyuma kubisikana nuko ikinyabiziga kiba kiza nawe uri kugenda bikorerwa iburyo. So rero ku bantu batangira kwiga imodoka cyangwa se bifuza kwiga imodoka mu buryo bwiza kandi bwizewe, wakurikira Rwanda Culture Live TV, ugakanda subscribe, like, ugasigaho ibitekerezo kugira ngo tujye twibanira umunsi ku munsi. Rwanda Culture Live TV ndetse na Satya TV official tunyuzaho amategeko cyangwa se uburyo bwo gutwara imodoka n'amasomo menshi atandukanye yo gutwara ikinyabiziga. So rero murakaza neza kandi ni ukuri turabakunda. Kuba turi hano ni kubwanyu. Impamvu dukora ibi byose ni ukugira ngo tubashe kungurana ubumenyi
dushimire cyane na kameramani kameramani yakoze akazi keza cyane, reka tumusabire umugisha. Kameramani wakoze cyane.